guys usabwa amafaranga ngahe kugira ngo zino kategori uzibikeho zose kuzibona nk'izo uri kubona no Gedeon afite yaba B C D na D1 ndetse na E udafitemo A udafitemo na B1 udafitemo na kategori ya F ubundi n'amafaranga usaba kuri izi kategori zose ugiye gufata ikayi n'ikaramu ikindi umva amafaranga yagushobokera kuri kategori yifuza byose ndavuga details zabyo twagiye ubundi ugiye gukora kategori uhera kuri kategori twita kari provision license it's must nuvango urushya gateganyo ugomba kubanza kwiga traffic rules amategeko y'umuhanda yo bayiga gute bayiga iminsi 10 ukishyura amafaranga 30,000 hanyuma iminsi 10 irangiye ujya gukora prozwari warendikishije gukora ikizamini kuri polisi 5,000 iyo prozwari yawe itsinda ako kanyi wishyura 10,000 byo kwidekara cyangwa se byo kwisaba kuyihabwa ubwo bivuze ngo prozwari isiguhagara 45,000 niba twagendanaga prozwari yonyine gusa 5 tubikuro wenda byari 50 ariko reka tubaye 45 ibyo usabwa kuri prozwari gusa niba uzi kuri smart hanyuma tugera no kureba numara kubona prozwari provisional license uzakurikiza hiki birumvikana ugiye kumerezaho kategori ya B kuko provisional license nuruhushya rukwemera gutwara inyabiziga A na B ndetse na F uri kumwe n'umwarimu wawe bivuze ngo iyo umaze kubona prozwari remera guhitamo izo nzego twavuze hejuru F usaba kuba ufite imyaka 20 kuzamura A na B ni imyaka 20 gusa hanyuma nuhitamo kategori ya B nkuko Jedare yahisemo yishyuye 200 kuko niyo ugomba kwishyura kwiga ibintu byose harimo ibizamini byose circulation ikona demarrage parking na T-cross 200 kwiga igihe kingana ukwezi kose iminsi 30 shora no kurenga nk'uyu Jedare yarengeje iminsi yiga iminsi igera muri 38-40 niba ntibeshye ariko ibyo ntacyo bitwa ko yarishyuye amafaranga yose hamwe 200,000 iyo ni perime uri gushaka ya B ugiye gukora ikizamini ushyira 50,000 bya polisi twita kare ikizamini cyangwa se kibuga na amafaranga 250 bigutwaye kujya ujye gukora ikizamini cya perime ya B uyegukane wibuke neza kujya gukora ikizamini cya perime wiyandikishije gutanga 10,000 mu gihe kuri prozwari watanze 5 kuri perime watanga 10,000 bivuze ngo perime kujya ujye gukora ikizamini neza ni 260 perime ya B nuyitsindira uzajya kuyisaba kuyihabwa kuri polisi nyuma y'iminsi 3 baguye iminsi 14 kujya kuyifata uzishyira 50,000 ubwo bivuze ngo perime ya B yahagaze 355 ifatanije na prozwari 355 ifatanije na prozwari iyo ni kategori ya B so Jedeo rero yahise akomerezaho ateka kategori birumvikana uvuye kuri B wemera guhitamo kategori zose zisigaye ukuyemo E na D1 yahise akomeza kuri kategori rero ya C C ni nyezwe byose twari imizigo irenga 5 C wishyira 300 byo kwiga iminsi 8 ariko Jedeo yise iminsi 10 kubera ko yashaka kwiga neza cyane yishyira 300 niyo basanzwe bishyura n'ubundi kuri kategori ya C 300 wiga iminsi 10 cyangwa se 8 bitewe no kufata ugakora ikizamini wariyandikishije ku 10,000 kwa kundi kwabonye hejuru hanyuma niyo itsindi ugiye kuyongera kuyo wari ufite bisanzwe utanga ibindi 10,000 bivuze ngo kategori ya C itwara 320 turi muri bije nizere ko ufite ikayi 320 nibyo usaba kuri kategori yawe ya C Jedeo yase komeza kuri katikimara kwibona yase komeza kuri kategori ya D birumvikana D yamusabye amafaranga yo angahe cyangwa se usabwa amafaranga kuri kategori D kategori D wishyura amafaranga 180 cyo kwiga imodokari iminsi 8 cyangwa se iminsi 10 uko no kwihugura ni supplémentaire nyine 180 abarimo n'ikizamini byose kuko na 320 nayo bari mu kizamini byose hanyuma 180 hari 10,000 byo kwiyandikisha kujya gukora ikizamini hakaba ni 10,000 byo kwandikisha perime mu gihe wayitsindiye ubwo bivuze ngo kategori ya D iguhagaze 200,000 gusa mvuga ukuntu yoroshye kategori ya D Jedeo rero yahise abona kategori ya D akimara kwibona afata umwanzuro kuri kategori no ya D1 D1 yakoreye Nyanza ibyo ni bisanzwe
ariko sinshaka kubitindaho yakoreye. Ariko icyo nshaka kuvuga ni amafaranga ko niyo yatuzanye hano. Day 1 iyi kategori ya Day 1 Jide yakoreye Huye I think. Day 1 nayo ihagaze 300 kuyiga, harimo n'ikizamini byose. Uyatoranya icyabumbi 10 byo kwiyandikisha kuri ikizamini n'ibumbi 10 byo kwiyandikisha mu gihe wayitsindiye. Ubwo bivuze ngo kategori Day 1 nayo ihagaze 320 kwa turi kugendana. Day 1. Hanyuma kategori ikurikiraho ni kategori yakurikijeho ya E. Kategori ya E yo nta nameza tatashiza yibonye. E kategori E nayo imeze nka Day 1 ni 300 byo kwiga iminsi 10 cyangwa 8 bitewe no gufata. Hanyuma noneho na bya bihumbi 10 byo kwiyandikisha kuri ikizamini n'ibihumbi 10 byo kwiyandikisha mu gihe wayitsindiye. Ubwo bivuze kategori ya E nayo ihagaze 320 niba turi kugendana neza. Rero tugiye gukora toto yizi kategori ku mafaranga yacu twabonye hejuru. Wumva usabwa. Ntabwo twavuze A ntabwo twavuze kategori ya F cyangwa se kategori ya B1. Yandi twita ngo ni kategori za automatic. Urafata 45,000 bya provisoire. Uteranye ibihumbi 250 bya kategori ya B. N'ibihumbi 50 byo kwitsindira. N'ibihumbi 10 byo kwiyandikisha. Ubwo perime ya B na provisoire bihagaze 355. Uraza tuteranya ibihumbi niba ntibeshye neza ariko ibihumbi 300 bya kategori ya C. Ututeranya ibihumbi 200 bya kategori ya D. Urateranya ibihumbi 320 bya kategori ya D1. Uteranya kategori ya E 320. Izi kategori usabwa kuzishyira ku ikofi yawe uhagaze amafaranga angana n'ibihumbi na 1,560,000. Niyo mafaranga usabwa kugira ngo ubikoze no kategori zose tuvuze hano hejuru. Guys, izi kategori tuvuze hano ni kategori ziguhesha umugati niyo umudamu yakwirukana mu nzu cyangwa agakurukana mu nzu. Izi kategori zagutunga. Niyo wajya kuba ku muhanda, izi kategori zagutunga. Nutakubaha agaciro k'izi kategori ufite, yakuba ubwenge n'ubushobozi bigeze ugira mu myaka yashize. Kuko izi kategori sinkizemo kuba wakora ikizamini ugatsindwa, umwanya watawe ujya kubyigira n'ibindi. Ntabwo Jide gusaba akazi please. Ahubwo nuko nagira ngusobanurire amafaranga usabwa nyuma yo kunayipostinza abantu benshi bakabimbaza. Menya kandi usingwete command. Inama nakugiraga nitwa Jashumbusha.